igihe ntaririra perezida wa repubulika, hari igihe se ntaririra abami. Kurunjya ngira amahoro ku mutima yahawe na Yesu umukiza wawe, atemba nk'uruzi abisi ntibayazi, icyama ngasanga uyahawe nawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Umwuka w'Imana rwose ni ukuri pe. Jewe uko ndeba simbizi, ariko Imana irafasha. Hari nubwo bigeze kumfunga, ariko baranjyanye ndarara ndetse nabo twari turi kumwe. Noneho rero ikambaza ngo ese ko wasinziriye noneho. Ubwo rero gusa iyo maze kuyasoma numva utuntu tunyaruka tukanyiruka nk'amahantu hose. Noneho rero nkumva ndanezerewe cyane. Noneho ngatera indirimbo ivuga ngo iteka nagendaga cyane ndemerewe n'ibyaha, ntiyagira ikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Imana yarambwiye ngo nicara hasi. Twe tunduwe n'ijambo ry'Imana rero bafite 45, mfite 75, kandi nta n'umwana tugira mu rugo. Nkuko mwabimenyereye umunsi twabazana umutumirwa. Yego umusaza witwa nde, uturutse he? Aho Murekezi Theophile. Ibyo byagenze neza cyane, kandi nabyishimiye, kandi none turabonanye nawe. Ubwo tubonanye rero Imana iradukoreye. Ibirahari. Oya, umuco gakondo waratakaye, benshi barawupinga, ariko yewe murasoma igitabo cya Bibiliya nkumva ko amagambo yose yewe ngendera n'Imana, kandi nkumva yuko Imana ifasha, kuko na nijoro irankangura ngafata umurongo cyangwa ngafata igice ngakuramo amagambo niziranwa. Nuko rero ubwo ngubwo Imana izamfasha, kandi ndayikunda, nayo irankunda, kandi yamurije no gupfa mba napfuye mfite imyaka 73, ariko ubu ngeze muri 82 nkiriho ku bwayo. Ndacyasoma cyane cyane igituma ngisoma kureba Abaroma. Kureba Abaroma igice cya 7, igice cya 8, umurongo wa 9 kugeza 17. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 9 kugeza 17. Aho rero mpasomye numva hangaruye murari cye kuba hasoma wa 9 kugeza 17. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntabaruka. Niba Kristo rero bene data, uko niba mukurugutsa byo Paize yamfashe muri 83. Ubu ngubu nsigaye nshaka kugenda. Uyu munsi nshobora kugenda, ariko nkagenda ariko bwa buga bwari bwarafashe, numva nta kibazo, ariko nkumva nagenda. Ubu ngubu umuntu yayirwara nkumva, ariko mu mwaka ushize ntabwo numvaga. Ndisoma ijambo ry'Imana, kandi ndikurikira cyane, kandi n'Imana nayo ahubwo insanga. Noneho rero ikambaza ngo ese ko wasinziriye noneho. Babasaza, kandi nkakunda no gusenga, bikangirira akamaro mu basenga bukuri. Hari nubwo bigeze kumfunga, bafungiye yuko ngo nasenze, ariko baranjyanye ndarara ndetse nabo twari turi kumwe 13. Hanyuma
igihe kiragera banjyana mu kunyerekana ariko ntacyo bantwaye baranyerekanye bamaze kunyerekana noneho rero baratubwira ngo nidutahe nakiriye agakiza duhungutse nyuma ya jenoside oya gakeya imbaraga nazikuye ku Mana kuko Imana ni byose. Iyo nsenze rero numva nezerewe, iyo nsenze numva nishimye, kandi n'uwo turi kumwe nawe namuzanye ubu ngubu dufitanye imyaka 8 kuko uwa mbere yapfuye ariko mbona nawe tugendana. Nawe kwihangana se kandi nose ko nta mwana dufite, ko nta mwana twabyaye, nta mwana twabyaye. Ni umukecuru ufite imyaka 75, mara imyaka 2. Naragateye nagateye na n'ubu ndacyagatera pararize se wagize ngo ko yafashe uruhande rumwe yamfashe impande zose. Gusa rero iki ukuntu nifata iyo mbonye nkuriya washatse none atangiye gusakuza n'umutegarugori ndabegera, namara kubegera rero nkababwira ntibyari ngombwa ngo ahubwo mwebwe mufata urukundo. None rero gusa ikigereranya nuko bimbabaje nuko mbakunda nkababwira ngo Yesu abafashe. Nta kibazo, si ngombwa ko wunama uraza kuvugira. Ubwo rero gusa Imana ikankundira noneho nabafasha bakemera. Batakwemera rero nkavuga ngo nzongera ngaruke rimwe. Ntarira Perezida wa Repubulika, hari igihe se ntarira ba minisitiri rwose pe. None se ikintera yo kunihira ubuyobozi nanjye nihirwa n'abamarayika. Nawe unihirwa n'abamarayika? Nanjye nihirwa n'abamarayika kuko abamarayika barankunda kandi ndabegera bakumva ko nabegereye. Noneho rero nkavuga ngo nimumfashe uwo muniho nanjye munihe, nkanahishurirwa. Birashoboka. Ubwo butumwa rero Imana yarambwiye ngo nicara hasi nubwo nzaba ndushye ngo izanduhura kuko ndi umukozi wayo. Gusa rero Imana iyo yamfashije ndavuga nkavuga ibikwiriye, nkavuga n'ibisaga, noneho nagezaho nkavuga ngo ndananiwe. Ariko ubu nshima Imana mvuga yuko buri gihe cyose nzahora nyikorera kugeza gusaza kwanjye. Nugupfa kugeza ku gupfa kwawe. Mu by'ukuri ni tuganira nakumvishemo umwuka w'Imana ukomeye cyane, kuganira ku bintu by'Imana cyane, ariko ukanagaruka kenshi ku bintu bivuga ngo Imana iravuga. Wagiye ugaruka ku bintu bivuga ngo Imana iravuga. Nose Imana ivuga ite? Imana se nkubwira ukuntu ivuga, mbibwirirwa niyo nagiye gusenga turi kumwe n'abandi, noneho bakambwira ngo nkurore se ngo ko Imana yaje kugusura, noneho rero ugasanga wasinziriye, ngo ubwo se ntiyakubazeho yuko wagize intege nke. Wese ubundi Imana yakubaraho urubanza ku myaka yawe rwose. Ndabizi se, ariko Uwiteka arabizi. Niba usoma inkuru z'umugabo witwa Barizirayi muri Bibiliya. Oya, nabonye ukunda gusoma cyane. Nkunda gusoma cyane, ariko
barizabari ntabwo barizirayi barizirayi uzi ikibazo ngo yagize nange reka mpakubwiye yego Samweli wa mbere 19 ahubwo 32 kugeza 35 uyu musaza witwa ngo barizirayi we yageze ku myaka 85 ngo atacyumva ibiryoshye atakimenya gutandukanya amajwi y'abaririmbyi ngo y'abagore n'ay'abagabo hanyuma ndagira ngo mubaze ubu ku myaka yawe 82 ufite uriye ibiryo bitarimo umunyu wabiyobera navuga ngo nta munyu urimo none se uriye ugize ibyunywa bitarimo isukari wabiyobera navuga ngo nanone nta sukari bashyizemo ku myaka 82 yawe wakitiranya umugabo n'umugore wabona umugabo ukavuga ngo dore uriya mugore wabona uriya mugore oya sinamwitiranya navuga ngo uri umugabo cyangwa uri umugore none urumva uyu musaza barizirayi muri iki gihe yari ari mu buryo bw'umwuka bishatse kuvuga iki mu gihe gusa rero mu buryo bw'umwuka Imana yaramusanze imubwiriza amagambo imaze kumubwiriza amagambo ubwo rero niba hari igisubizo yamuhaye ndatekereza yuko ariko ubwo yakimuhaye ubwo rero amaherezo nanjye ubwanjye sinzi neza yuko ariko giye izambonekera wowe izakubonekera ndagira ngo niba hari amagambo nk'abiri cyangwa 3 ashobora kugufasha ukunda gusoma akagufasha y'ubuhanuzi wifuza kugeza ku bantu cyangwa se ubutumwa runaka bazagukurikira uyatambutse hanyuma niturangiza dusoze cyane cyane nkunda gusoma ingoma za kangahe ingoma za mbere hani nakubwiye ariko haragufasha baza kutubwira impamvu ituma hagufasha ndakubwira za mbere igice cya 8 oya ibice 28 ibice 28 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 nuko rero imbere y'Abisirayeli bose shyiraho imbaraga amen gusa rero hari n'ahandi ayo magambo ashatse kuvuga iki ayo magambo ashatse kumpugura yamara kumpugura nanjye nkayaguza abandi ku bandi arabahugura iki ku bandi ntabwo namenya icyo ahugura ntari mu mutima we ntabwo namenya icyo uko yamuhuguye ntari mu mutima we ariko jewe arampugura buri gihe aguhuguraho iki kuri wowe ampugura yuko ubundi sinagendaga ariko ubu ngubu ndahaguruka nkagenda ubundi sinisharaga ariko ubu ngubu ndicara ibyo ngibyo rero Imana yarabinkunze irabinkorera na nubu ntabwo nzabyibagirwa no kuvuga ngo ni cyo waguhugura andi magambo waruvuze ni n'abaheburayo ariko se kushaje ukabuzirikana cyane mu mutwe ntiwibagirwe izo mbaraga uzikura aho ziva simpazi abaheburayo 12 igice cya 12 hera ku murongo wa 22 ugeze na 5 hari abantu benshi badashobora kuzirikana Bibiliya mu buryo bw'ubuntu Imana igumye tuburira iri mu ijuru amen ubwo rero gusa iyo maze kuyasoma numva utuntu tuje tukaja tukanyirukankamo noneho nkabonga ariko se ubwo rero mbabwira Imana ntabwo mbabwiriye ubwo rero gusa ni ukuvuga ngo iyo umaze gusoma ayo magambo wumva utuntu tukwirukanka numva utuntu tunyaruka tukanyirukankamo ahantu hose noneho rero nkumva ndanezerewe cyane noneho ngatera indirimbo ivuga ngo
iteka nagendaga cyane ndemerewe n'ibyaha ntiyagira ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ye ndashima umwami Yesu. Haleluya. Twongereho kandi gatero papa. Biraryoshe. Wongeraho ikindi gitero. Iri ni itangiriro cyane rw'umunezero wanjye aha ni umutwaro wamvuye ku mugongo ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu kugeza ubwo nagezeye ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ahantu haryoha havuga ko nta bwenge. Umugabo nta bwenge yagiye na rwandiko agira ngo azinjira nk'uko abandi binjira uko ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agatanga kambereye basanga atarufite. Umwuka w'Imana ndimo umwuka w'Imana rwose ni ukuri pe. Jewe uko ndeba simbizi ariko Imana irafasha. Dore tumufashe ijambo ryawe kurunjya ngira amahoro ku mutima yahawe na Yesu umukiza wawe atemba nk'uruzi abisi ntibayazi icyama ngasangu yahawe nawe njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Amen amen amen. Kibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera kubw'umwana we kuzangezayo ngo tubane iteka ryose icyama ngasangu yahawe nawe njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Amen amen. Icyama ngo na icyama ngo nawe icyama ngo nawe yahawe nawe. Ndagukunze cyane n'ukuri kose. Nanjye ndakwemera pe. Abangaba nibo bantu baza amakuru. Urebye aho itorero ry'Imana rigeze uyu munsi n'igihe watangiye gukizwa. Itorero ry'Imana riri kure ariko nubwo riri kure itorero ry'Imana nubwo riri kure ariko twebwe abakunda Imana ariko twebweho abakunda Imana ntabwo tuzareka ntabwo tuzayikorera ndetse tunapfe n'uyo nkuba nkawe uriho nko kugira ngo usuzume cyangwa unyice nari kwemera nkagenda nta bibazo ntari kwemera nkagenda ariko noneho ntibayeho ahubwo b'Imana rwose ariko hari igitangaza kaveke igitangaza kirabaye gaso abajya basaza reba Timoteyo 4 Timoteyo wa kangahe wa mbere
n'abatazi Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza 16. ariko siko havuga niko havuga. niwibutsa bene data ibyo uzabubaye n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza ni sukomeza usome geze ko imigani itari y'Imana nk'iy'abakecuru ntukayemere ahubwo witoze kubaha Imana kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike aho kubaha Imana kukagira umumaro. Amen. kuko gufite isezerano ry'ubugingo kanone n'ubuzaza. iryo jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose kuko igituma tugoka tukarwana ari uko twiringiye Imana ihoraho ariyo mukiza w'abantu bose ariko cyane cyane wabizeye. Amen. ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ujye uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima ubone. Amen. kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha ukirengagiza impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyaha ubwo warambikwaga ibiganza by'abakuru ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo kugira ngo kujya imbere kwawe kubagarire bose ku bwawe no kubigisha wigisha uzikomeze kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Amena. Ufite ubutumwa umusaza n'ukuri ni impamvu rwose n'ukuri nakubwira ngo hari ubwo wasanga buri kanya uburi muri bibiri uhore uhoze amagambo yawe mu mutima wanjye. papa ndagukunze cyane reka ngusabire umugisha mvuge nti nyamara nubwo bimeze bityo hirya y'ahangaha tuzataha tuzataha pe nkubwije ukuri tuzataha kandi tujye kuruhuka rero twemereye tudusenge mu izina ryawe hanyuma uraza ese ugira telefone keretse umugore nabo kandi irashaje arambwira kugura indi nkabura ifaranga ryo kuyigura ariko kubera ndashaje nawe kandi dore abandi barabafashije ariko jyeweho banga kumfasha ni ukubera ko abantu nk'uyu mwambaro niwo noherejwe n'umuntu ibi byose ni inkweto n'ibyo noherejwe n'umuntu kubera kuganira nawe kubera kuvugana nawe akumva biryoshye akumva ndi mukuri arabingura arabinyoherereza none ubwo babibonye rero ubyambaye bakavuga ngo kiriya cyarakize uyu nguyu yarakize bakavuga ngo uyu nguyu yarakize kandi mfite inziva mfite inziva ariko ndemera nkayikoreramo ibyo ngibyo ariko ntacyo bitwaye Uwiteka azamfasha nkayikoreramo n'umurimo w'Imana ariko irapfa none se numve ko yajyamo ni 078 kanga 8 078 60 930 930 zirarangiye muzehe Teofilo Murekezi Teofili cyangwa hanyuma ngiye kuzashaka uburyo igihe kimwe ntegure nshaka amatike ubundi nzaze tuganire mu buryo burambuye akiri yakoze yego rwose tuganire mu buryo burambuye uzasanga nanjye narakwiteguye reka ngusabe noneho urutare rw'Imana n'ingabi dukingira duce ku
musaraba tuneshe umwanzi wacu tugende mu misozi abariyo tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe yewe kujya mu muriro indyarya ntizibayo habaya bakijijwe ye buhagijwe amaraso y'uruzirwa ubugingo tugende mu misozi abariyo tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe yewe kujya mu muriro. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana y'igikundiro, Mana izi byose, twongeye kugushima ariko tutaraguhimbaza. Icyo tubakora ni abadayimoni, icyo tubanje kwirukana n'imyuka izera mu cyose ufungwe mu izina rya Yesu. Tatiyo bateraniye hamwe bambaza Imana ibyo bashaka bahuka tuzaniye agakiza gaturuka mu ijuru kugira ngo katuneshereze, ariko cyane cyane nabonanye n'umukozi w'Imana, nuko Nyagasani Imana umugire neza rero umuhe kumenya, umugire neza rero umuhe gukora, ndetse mbwiye yuko azaza kunganiriza, nuko Nyagasani Imana nawe umugire neza he kugira ikintu gihuga nacye, kandi tuzi yuko n'uyu bari kumwe Mana yacu dore n'umusore umuhe kumenya, umuhe gukora, umuhe kuringaniza ibitaringaniye, kandi natwe ubwacu uko duhagaze aha ngaha utugirire neza rero, uduhe urukundo, utugirire neza rero, duhe imigisha. Ntabwo tugutotamesheho nk'abagutegeka tukubwira rimwe ryuzura ngo dukundane nk'uko dukunda, nuko bijyo kushima bye kuko dushaka Mana yacu byose ni mu izina ry'Umwami Yesu, amen. None ubwo ko numva abantu aba twaraguye kuko natwe ibyo bihe kera twajyaga tubigira ariko uyu munsi ntibikiba, urumva rero ahubwo njyewe ubundi twitungiwe n'ijambo ry'Imana rero aho bafite 85 mfite 75 kandi nta n'umwana tugira mu rugo, none ubwo ngubwo si ijambo ry'Imana azajya ridutunga. afite imyaka 85 n'itanu njye mfite 75. Nese ubundi papa ubundi bwituzigera wavukiye 83 ariko kera ngo bapimaga icyo gihe gituma mvuga ko ari iby'ukuri data yari umwari ndetse yapfuye ari n'umubwiriza, yari mwarimu mw'itorero. Okay, reka tubashimire cyane, twe kubarondogoza, zagaruka tuganire nimero nayifashe. Murakoze cyane.